Nitwa Uwimana Jeanne d'Arc. Ndi umubyeyi w'abana 4 n'umutwaro umwe ni Nyamirambo mu Gatare. Niyo mbarizwa. Ndakijijwe. Imana yangiriye ubuntu bwo kuyimenya ndi muto, myaka 16. Ubwo nibwo nihanye ndizera umwami Yesu mvuko bwa kabiri. Yego, nuko nguko niyo presentation. Imana ibamera umugisha rero. Ikintu nicuza na rimwe mu buzima no gukizwa. Yego, ijambo ry'Imana muri Bibiliya bavuga kuvuka bwa kabiri. Umuntu yizeye umwami Yesu, umuntu ahindukiye akava mu byo yararimwo, akava mu byaha, akava mu ngeso zembi, agahitamo gukurikira umwami watubambiwe, abavutse bwa kabiri. Ibya kera biba bihindutse, ababaye icyaremwe gishya. Uko nukuvuka. Rero uwavutse wese mu buryo bw'umubiri aranakura. Ayo magambo ijambo ry'Imana riyavugaho. Mu buryo bw'umubiri umwana arakura, akagera ibihe, akaba umugabo, akaba umuntu mukuru. Niyo abaye musaza, gukura ntabwo bihagarara. Akomeza kuba mukuru kugeza igihe aviriye mu mubiri. No mu buryo bw'umwuka rero hari ukuvuka bwa kabiri, umuntu agakura, agakomeza agakura mu buryo bw'umwuka, akaba umuntu mukuru, akagira igihagararo gikwiye mu mwuka. Tugiye kuvuga ku ijambo ryo gukura rero. Ubwo nabanje kuvuga kuko hariho n'abashobora kunyumva batarakizwa, batarahitamwo kwizera umwami Yesu Kristo ngo bihane bamuhindukirire bavuka bwa kabiri. Abo nibo nabanje kubwira ubwa mbere. Ariko rero hari n'abantu bamaze gukizwa, hari n'abantu bamaze kuvuka bwa kabiri. Abo nabo ngiye kubabwira ijambo ryo gukura mu mwuka. Imana yo mwijuru ibamera umugisha. Igitabo Bibiliya ni ijambo ry'Imana riratubwira ku gukura. Reka tubanze dusome. Hari ijambo riri muri Samuel wa mbere ibice 3 umurongo wa 19. Aho ngaho baratubwira yuko Samuel yakuze ngo abana n'Imana. Katuhasome twumve. Samuel wa mbere ibice 3 umurongo wa 19. Yangane. Samuel wa mbere 3:19. Samuel arakura, Uwiteka abana nawe, ntiyakunda ko agira ijambo na rimwe rya Samuel rigwa hasi. Samuel yarakuze abana n'Imana. Nta kindi gituma dukura ni ukubana n'Imana. Imana yacu ishimye cyane ko ishaka yuko dukura. Ntishaka yuko tugwingira, ntishaka yuko tuyimenyera, ntishaka ko duhora mu bintu bimwe. Irashaka yuko duhinduka, tugakura. Imana ishimwe cyane. Ngo Samuel arakura abana n'Uwiteka. Rero nta kindi kiduhesha gukura ni ukubana n'Uwiteka, tukarya ibiryo by'umwuka, ijambo ry'Imana tukarimenya, tukaryizera, rikaduhindura, tukongeraho no gusenga. Nibyo bintu bidukuza mu mwuka. Mu Banyefeso nabo baratubwira, bakatubwira ukuntu dukwiye kuzura umwuka w'Uwiteka. Ntidukwiye kuzura ibindi bihendo by'inosi, no kuzura umwuka w'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ni ibintu bigenda bidufasha rero gukura. Reka tujye mu gitabo cya Luka nacyo igice cya mbere umurongo wa 80. Naho batubwira kuri Yohana Umubatiza. Ijambo ry'Imana nawe rimuvugaho ukuntu nawe yakuze. Reka twumve icyo bavuga cyabaye kuri we amaze gukura. Yohana igice cya mbere umurongo wa 80. Uwo mwana arakura, ni Yohana Umubatiza. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu
kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Yohana Umubatiza ngo arakura, agwiza imbaraga z'umutima. Iyo twakuze tugwiza imbaraga z'umuntu w'imbere, tugwiza imbaraga zo mu mutima. Ntabwo umuntu acika intege kubera ibihe arimo, kuko ahangaha twumvise ko Yohana Umubatiza yagumye mu butayu. Nta kindi cyamubashije kuguma aho hantu hagoye no kuhakorera umurimo w'Imana, nuko yari yamaze gukura. Hari urugero yari amaze kugeraho rumuhesha imbaraga z'umutima, bikamubashisha kuguma aho hantu Imana yashakaga ko aba ari mu butayu. Imana yo mu ijuru rero ikeneye ko dukura. Abamaze kuvuka ubwa kabiri bakwiye gukura. Umuntu akava mu bya mbere by'ubwana noneho agakura mu mwuka, kugira ngo abashe no kuba mu butayu nk'uko Yohana yabashije kuhaba, akahakorera umurimo nk'uko twese tubizi. Wakomeje imbere ukuntu yagiye arangurura mu butayu abwira abantu ngo nibagorore inzira z'Uwiteka. Yabaye integuza, arabishobora kuko yaramaze gukura, afite imbaraga z'umutima. Imana yacu rero ishimwe cyane, yakoze umurimo ukomeye, yigisha abantu kwihana ibyaha, kandi Imana iramufasha muri uwo murimo. Abantu barihana, barakizwa, bava mu ngeso zabo. Nibidufasha gukora umurimo w'Imana. Gukora umurimo w'Imana si ikindi nuko natwe tuba tumaze gukura. Ataho turagera ntacyo turamenya, ntacyo twabasha kuyikorera. Reka turebe no ku mwami wacu Yesu Kristo, naho nyine baramuvuga w'iri jambo ryo gukura. Turebe naho nyine ni muri Luka, naho baratubwira kuvuka kwa Yesu. Luka ibice 2:40. Nuko uwo mwana arakura, noneho ni Yesu Kristo. Nuko uwo mwana arakura, agwiza imbaraga. Imana ishimwe. Nkuko mu buryo bugaragara bw'umubiri umuntu akura physiquement, akagira imbaraga, akagira inguvu, no mu buryo bw'umwuka turakura, tukagwiza imbaraga z'umutima. Imbaraga ziduhesha kwihangana, imbaraga ziduhesha kwirinda iby'inosi, imbaraga ziduhesha gukunda Imana, imbaraga zituma tugira imbuto z'umwuka wera, imbaraga zituma tubana n'Imana tugakorana nayo. Nuko uwo mwana arakura, agwiza imbaraga. Na Yohana Umubatiza twumvise ko yagwije imbaraga. Samuel twumvise ko yabanaga n'Imana. Irindi jambo rya kabiri, yuzuzwa ubwenge. Umwami Yesu Kristo ko yagiye akura, niko ubwenge bwabaga bwinshi, ku buryo yagaragara n'imbere y'Abafarisayo yajya kuvuga, bose bagatangara, kuko amagambo yavugaga yabaga ari mwishurwa rikomeye, birenze amagambo y'Abafarisayo, birenze amagambo y'abakuru b'abatambyi, yabaga ari mu imbaraga n'ubushobozi bw'umwuka wera bubasha guhindura imitima y'abantu. Imana yacu ishimwe. Yuzuzwa ubwenge. Ubwenge murabizi ko buduhesha kumenya Imana. Ubwenge butuma tuva mu byaha, ubwenge butuma tujijuka, tukagira ubundi bwenge burenze. Bibiliya ibuvuga neza, ivuga ngo n'ubwenge buboneye, ibwita ubwenge bwo mu ijuru, si ubwenge bwo mu isi, n'ubwenge bukomeye. Umwami wacu Yesu Kristo rero yuzuzwa ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo umuntu amaze gukura yuzura ubwenge, iyo umuntu amaze gukura yuzura imbaraga z'umutima, iyo umuntu amaze gukura arahinduka. Imana rero ishimwe cyane. Ibi ngibi ni amagambo akomeye tumaze kumva, ni amagambo adasanzwe. Tubonye n'abagiye banesha, n'abagiye babana n'Imana, n'abagiye bakorana nabo nayo, bagiye bagaragaza ubwenge bukomeye, bagiye bagaragaza imbaraga z'umutima mu buryo budasanzwe, kubera yuko bari bafite ukuntu bamaze gukura. Imana ishimwe. Ba Daniel bari abasore, ariko ahantu bagiye aho bari bari nk'inyagano i Babuloni kwa Nebukadinezari. Daniel yagaragaje ubwenge bukomeye, abwira Nebukadinezari inzozi yari yibagiwe, aranazimusobanurira. Ubu ni ubwenge bw'Imana, n'ubwenge bwo mu ijuru, n'ubwenge bwo kubana nayo. Imana ikaguhishurira, Imana ikakwigishiriza. Imana ishimwe. Ubwenge bwaragaragaye rero kuri Daniel, ubwenge bwaragaragaye kuri Yosefu, nk'umuntu udafite imyaka myinshi, ariko muri Egiputa imbere y'Abafarawo yagaragaje ubwenge budasanzwe.
ubwenge bwo kubaha Imana, uburyo atasambanye na muka Potifari bwari ubwenge bukomeye, kuko hari amasezerano, hari ibintu byari biri muri we, hari ukuntu yaraziranye n'Imana mu buryo bw'inzozi bimuhesha kuyitinya, ayitinya mu banyamahanga, ayitinya mu bantu batayizi, ayihesha icyubahiro, maze Imana nayo imuha kubahwa mu gihugu cyose, kandi nawe yarayubahishije ari babiri, we na muka Potifari akomeza kubahisha Imana. Rero Imana yo mu ijuru ikomeze kuba umugisha. N'ubu bwenge nashakaga ko tuvugaho, n'izi mbaraga z'umutima nashaka ko tuvugaho, kubera gukura n'ukuri Imana yagiye ibana n'aba bantu. Izi mbaraga z'umutima Paulo yarazigaragaje cyane mu banyamahanga, mu nzandiko yagiye yandika, mu byakozwe n'intumwa. Imana yarabakoresheje imirimo ikomeye igaragaza imbaraga zidasanzwe. Ba Petero bose bamaze kuzura umwuka wera, barakoze imirimo ikomeye, abantu barakizwa, abantu barihana, imirimo n'ibitangaza birakoreka, abantu babona gukomera kw'Imana, baratangara. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Twifuze gukura mu mwuka, twifuze gukura mu kumenya Imana, twifuze mu gukura impinduka zigaragara mu bugingo bwacu. Imana ibagirire neza. Murakoze.